ikipe ya APR itsinda barimo birashoboka yuko yari topping yabi ya mbere muri groupe cyangwa se ibintu bikabade. Oya APR nayo ndayibona igenda. Ikibazo APR kubita Gor Mahia. Ikibazo APR ifite ni kimwe. Kubitarakinye match amicale zi testing ngo imenye baramutse bakinye n'amakipe ari seri. Niyo navuga nje mumfashe byo kumbwira ngo muratangiza ngo mama zone ngo banze hanze ngo banze bamurembe simbyumva bashobora kumureba bashyira zone zakibanza neza uboneka nkwereke. Kwanza dukwiye kureba ngo amakipe ubundi ane akomeye dukwiye kwitega muri kimwe cya kabiri tabaye ibyanga naya ane kuko ni kimwe cya kabiri n'amakipe ane ndagukubita yanjye na amakipe ane gusa ni timu bita Al Hilal amakipe ane ni manuri izamutse ari ya mbere mu itsinda ni ikipe bita ubundi bare ko twinjira mu bintu byose dukubite liste yitwa Al Hilal twagiye. Oya ntabwo liste yayo sindayibona izakoresha icyo ndi kwifashisha nawe mewa tubireba ndi kwifashisha amafoto kandi amafoto abakinyi babo tumaze kubamenya. Abakinyi bari bahari muri iyi sezi ishize bahasesekaye kabisa bahari uri bumenyi uwo bitaye Buera yamanutse namwe abakinyi babo babanzamo urumva yamanutse Sita Ruzoro ndimo ndamubona bamwakiriza igikombe cyangwa se kagahembo yatwaye nyine mu bakinnyi beza mu ikipe ya season kuri gatatu urabiziko yaje mu ikipe nziza bamuteretse kabisa foto y'imyitozo yabo nawe uragenda nyine ubabona kapiteni kagakinyi kabo gakina hagati kamanutse kandi nkubwira ngo ikipe yamanuye bamwita Alufu taha Raufu uramubona ko ahibereye arumva Fromo warahasanzwe we kuva yaza gufata igikombe yahise nahaguma kabisa arahari. Fromo na Dimiral numva hari n'uwo nambonye mbakiza kuri Ferwa amunsi singuyise Sande Rutayizamu nacyo kirahari Madik Khan ariko na ruhara wa muzee mwukina gatandatu ujye urya amakari kimwe cy'amakarita y'umutuku nawe arahabaye baba kipiruze urumva umuzamu Burkinabe arahari ahubwo se uretse gira umugisha wagiye na ukareka uri mu biruhuko ukareka Madik Khan n'abakinnyi beza mu Senegal bafite hagati mu kibuga ntari kubona abandi benshi intwaro zayo ziriya zirahari bashaka kudakina match ya mbere ariko izindi bazagenda bazinjiramo kipe yabirahari abashya bongewemo abashya bongeyemo basinyishiwe bita Rawa Mohamed no umukinnyi wabo mushya basinyishije uwo bita Ansumana Samula ngira ngo ni mushyashya mbana sana bazahirwa uyu ni wa munyamari wakinaga na Faustin ni wa munyamari wakinaga na wandi wa APR Traore baguze hagati mu kibuga yanebye muri ikipe ahubwo itinze mu Rwanda ahubwo se umukapiteni ko narinzi ko bamusezerera simbona bareba Madrid singiki naje kirahari timu yabo irahari Diouf simbona gihari yose irahari mame kuko ndabona bari kuri Ferwa fari ku myitozo kuri Ferwa bamaze iminsi ahubwo abana bamaze iminsi ara kuri Ferwa ku myitozo bamaze iminsi bakora imyitozo ndi kubona amafoto yo ku itariki 14 bari mu myitozo bari no kwakira umutaramu ikipe imaze iminsi na ariko yo ya 14 benshi bari badahari benshi bataraza bayibwera baje bayita Al Hilal Murera rero igira imenge urumva ko abanyezama birabanyamahanga zihari cyane bazakina kuri match ya gatatu aho Murera izaba ikarifiye sangane izabanza ikubite umunya Zanzibar nka bitanu byibuza byiza cyane siko bimeze muri stade Amahoro Murera ihita ikubita taska byibuza nka 2 cya 2 kimwe ni timira Sagorma ya taska n'urucabana no kunywa amazi izaba ifite 6 icyo gihe 6 kuri ari Hilal shake draw n'ubundi muri phase retour baranganyije
katureka icyo izindi tsinda rizahari meze rite oye aho ngaho murera ikubisa arindwi ikubisa arindwi mutangazaji aho ngaho ifite arindwi amakipe natatu yanazamuka nka besi amakipe natatu best uzayibare gutyo Ubwo se- ariko noneho tujya Best igomba kubimura murera make sure reyo kubita imibare iyigiri ya mbere byo kuvuga ngo iraza kuba iya kabiri yigiriye hanyuma iya mbere nyine mbere. nuko yesa jigwiba zacenga ari hirari kuri match ya nyuma na Boris akagwa miswe Na ako Boris. yari hirari mbonye hano kwitsinda biragoye aba ba Ebola niba ibaterekamo bafromo uyu mukongomani ashaka kwigaragaza ntabwo ari kutamuterekamo urabona iyo wari wahunda umuzungu ariko yajya bahindurana ariko uyu nguyu Yibukasa. ashaka kuba komvera ashaka no kuvuga ngo ariko ubundi iramutse ngitwaye bura ntibatekereza kabiri umuntu wagejeje ikipe matsinda nkanjye ageza rupopo niyo mpamvu nanjye banekeje ati nuko amahirwe aboneka reka nkore ibishoboka ndebe ko byibura ahangaha nahakura seve ntibarinde batekereza undi ahubwo murera bayitomboreye neza kuba ari ku munsi wa kabiri izagenda ku munsi wa gatatu oya irabanza yirwarize muri izi game ebyiri nitanatsinda izazamuke nka best rules oya Oh, yes, imibare amakosa hano aho imibare iri akasugure mu biki umva mbwire Faustin aho imibare sumva iri byoroshye match ya mbere kuyireza murera yakabaye ari ibanza ingingo Francis match ya Christian mbere murera ifite Tano. n'ibitego bine hariya Turakata. cyane match ya kabiri Zanzibar Nta kipe- match ya match ya kabiri kabiri task igomba kubirya Nta task match ya gatatu match ya Task. gatatu yo Eh. ishaka gutsindwa cyangwa draw nicyo navugaga azipo hakuna kazi ya pale hakuna Task. kazi jingale abe jigwiba aha ayaya muderakman shapula wa sharire ntabwo zari igitego kiri bwinjiremo reka da bamwita Matibona Maestro ntatumuna utamuvuze ariko ngo muzamu witwa Junior Dande. aka gakipe ko muri Zanzibar amahoro arakabana manini Zanzibar igihugu kirabinyanja yabana kuri ziriya tapi bamenyereza iwabo kubita mu mahoro irawurgira iraba yirukanka cyane arihira ariko ikoroganye siko hari irari yamanuye intwaro yamanuye intwaro iyi promesse iri zo gukunda y'ishyoronge sha itsinda rya mbere mbona ryo rizavamo ikipe ya best ruza itsinda rya mbere mo Nyamukandagira igomba gushaka atatu kuri Gor Mahia nyamutakandagira ifite akazi igahita ikurikizaho Vipers iyo numva yo mureke babwire ibintu byo kubeshyanya abantu bireke bagura amatike bajya muri stade nese ubwo ko nimba arihira ari byenje ityo kwanza ubwo match yarihira na Taska tuzayenjoyinga sibyo Faustin izaba ari match igenda cyane izatwereka image nimba bwibukasa nta buraga afite saa tatu z'ijoro kuko mpamye neza ko nimba ari ikipe imetiriza stade amahoro kurusha izindi mu Rwanda nari hirari nihatereye match nyinshi za championnat yatereza za Champions League umva za irayimetiriza Mamelodi sibyo eh nuvuga ngo ariko kongera ko na APR Italia kora iki kwatsindirwa nta kibazo ariko reba uretse ikipe zo mu gihugu niyo bakiniye bavuga ngo ntiratsindirwa Azam ariko yarayihatsindiye kandi ko ariko se piramide bimeze bite baranganyije piramide barahanganyirije ndi kukubwira piramide ngo yatsindiwe APR uyu munsi ikipe ya APR itsinda barimo birashoboka yuko yari topping yabi ya mbere muri groupe cyangwa se ibintu bikabadi oya APR nayo ndayibona igenda ikibazo APR kubita Gor Mahia ikibazo APR ifite ni kimwe kubita arakinye match amicale zitestinga ngo imenye baramutse bakinye n'amakipe ari seri niyo mpamvu navuga ngiye mumfashe ibyo kumbwira ngo muratangiza ngo mama zone ngo banze hanze ngo banze bamurembe simbyumva bashobora kumureba bashyira zone za kibanza bashobora kumureba bashyira fire Faustin kandi ari we wabivugaga oya uzabatse naravuze ngo maguzo nagomba kubanzamo ni kuri Sekiganda Sekiganda se muri Axe Central yabishobora yabijyana Sekiganda muri Axe Central nibyo nibiki ufite Yunus ufite hagati ariko Sekiganda kirimo nta kibazo bamushyiramo ariko ubwo nta kibazo ubwo birasaba ko urari bench nta kibazo oya urari bench cyangwa bemeri dawo wakinisha abandi Daudas dawe ntava Dauda ni maestro none se mutazaji ko abango bose bazavamo tarawura arya bench byaterwa no kutoza abayimbe oya ko bigaragara ko nyibona batatu bimbere Amani Michel kuri Rocket zijya mu izamu cyazirenga fire mu mahoro arazitera nabonye afite amashoti icyo mbaza mu mahoro ko nabonye ziba zirenga biba bimeze bite kugira ngo natere igifurape kiremere kinje buryo abakinnyi badakadra neza ubibona ibibuga byabo ni muri umukinnyi wa kadi shot nemeye cyane mu mahoro
umukinnyi bita Simon Ayirara wa Mukura kubita Rayon Sport hari reka igitego cy'ishoti yakubitse cyaheruka ni Simon Samson wageze mu magaje ageze mu magaje nabonye na Chadi Bumba Jordan kiri mu igaje nacyo ariko Eme APR kazipo Gor Mahia ngo amanu intwara ebyiri urumva oya match ya kabiri aperiza bikubita y'icumuno Vira ni ikomeye muno tsinda oya match ya kabiri aperi ni nuza ni munyajibuti yabanze urebe neza oya match ya kabiri ni munyajibuti ararya byinshi kareka match ya kabiri aperi izakina kuri 27 na Garde Republicaine kuri Kigali Pere bakirukansa ka Djibouti aperi soreze kuri Vipers oya muri Pere ndashakira mediane yabo batatu tariki ya 30 mu mahoro na Vipers muri Pere Faustin bashyiremo mediane ya batatu ndashaka Daouda Yusuf ndashaka Traoré Memeri Dao abakunzi ba Pere bagapfuke kare kuko abajene se Kiganda ari wo wiruka ikibuga jana se Kiganda wowe muri match muri Gor Mahia irakomeye hagati mu kibuga ibibuga by'ibyatsi abanyakenya bara athletic cyane umuvuduko ni mu mahoro ntacyo yakora irabinyerera cyane ko ya Pere uvuga si ya Claude niyo mugabo Aperi uvuga si ya Crema ngiye kuvuga bwa wasi ya Aperi defense irimo abakinyi babiri bashya Mamaduzo noza ni mushyashya Christian ndavuga batamenyeranye nawe ya Christian simubare ndavuga Axe taziranye urakuvuga Yunus ndetse na Maduzo shaka kwimeze nk'imwe yo kuri Rayon Sport nta match nimwe barakina ya Buduru na Yunus nta match nimwe barakina imwe Sumani yacagaho ntago byashoboka icyo cyo nacyo ariko nicyo kwitega ko turaza kubona Gor Mahia igice cya kabiri wabibonye turaza kuba tureba abakinnyi bashya yaragambaje Murera Kabura ura mutara mu wambaye nimero 7 mu winga tuvuga abakinnyi ba Gor Mahia bakakaye kapiteni wayo Nuri wambaye 11 na nimero 7 nabo kwitega muri iki gikombe front 3 uwitwa Kagege wenda simushimira mande za Perezo ndazemera cyane Christian Axe niyo shidikanya ariko muri Axe Central uwitwa Maduzo ndamwemera uriya ashobora kubyuka bakamuhana Faustin kavuga ati mwe dore akamace Faustin bakamukavaringa kandi rega Yunus experience arayifite amaze kugira experience kuri tabigere mu ngenye cyane ahubwo ikibazo mfite ni kuri uyu mutoza 10 mwari buze kubanza marabanza mate uwashobora kwivangira abakinnyi akaba bafite umutoza defanda ko urabona ya uramutse Kiganda kwe hakurya Kiganda Michel kuri abakinnyi ashobora kuba bafite ari beza ariko wenyine akivangira zamuze mutangazaje nashaka abanze mu witwa Fidel kuri point oya sabanza wonuza bakita Togi cyangwa Watara kwanza hanga dukeneye abakinnyi bose nashaka tereke mu munyamahanga niho tugiye kubonera ishusho nyayo ya APR Football Club mu mikino mpuzamahanga nyamahanga rero kuri gatatu segirayo umunyamahanga yaterekaye umwiza wese afite ni kuvuga umwiza wese dukeneye kwireba wese ariko bose nanone gakwandi ntibagiramo icyari mu abanyamahanga bose nyaje mbwira ni bafite nimero gatatu umunyamahanga ndi kuvuga kuri ibyo ngibyo ukinishije ba Dauda hagati byaba ngombwa ko se Kiganda adakina ariko yanje Mediane ni se Kiganda kina zona kuvura hari hagati mu kibuga wenyine arwana na Mediane ikipe ya Gor shiraho Dauda shiraho Memeri Dao Traoré asimbuye ikipe ya Rayon Sport murabizi ko ngo izamutse ari best loser yahura na APR ngo yateje nka APR APR ariko byaba bisaba ko yabaye ya mbere yaramutse yasohotse mu APR kuba wa mbere byoroshye Mutangaza ajya kubwira ngo umuganda arakomeye cyane Vipers icyambere cyo Vipers ejo irabanza ipakiriyo bita Garde Republicaine Patrick Sibomana ararya byinshi cyane hana abantu tunabanze dutinye Vipers ejo zatanga ubutumwa hakiri kare kuzuba saa 9 sasangana bitabitse hakiri baba ba Milton Kalisa no kwibaza ngo nibingahe ahubwo hiti manuka ikubita Gor Mahia ahubwo Perezo kizahura na Vipers isa ni qualifié ziwe zombi zigize shobora guhita zibidiringa zikagenda na Besirus kuzazizi ko sarwa ariko cyo nayo ibitego byategwa niko zigamye za ubundi se ibyo bya Besirus rega ntubibare rega hari Simba hari Hilal ahubwo izi kipe zose kwa Peri ziraharanira kubiza mbere ariko uboneka nkubwira urabyumva neza uboneka nkwereke kwanza dukwiye kureba ngo amakipe ubundi ane akomeye dukwiye kwitega muri kimwe cya kabiri tabaye ibyanga naya ane kuko ni kimwe cya kabiri n'amakipe ane ndagukubita yanje na amakipe ane gusa ni timu bita Al Hilal
amakipe ane nimanura izi ntwaro ziri ya mbere mu itsinda ni ikipe bita Simba Sport Club wekunda mu itsinda B izamutse ari ya mbere ni ikipe bita Vipers champion wa Uganda iyo ya gatatu Singida yinyeze iyo ya gatatu arumva hanyuma hagati ya Peri na Rayon nkashaka mimo hagati ya Rayon na Peri wowe icyo uvuga eshatu z'imiriro biro mu Rwanda imwe ishobora kwisaga muri kimwe cya kabiri cyangwa ntihagire ariko nubundi nahari gendeye kuri wowe birashoboka ko zose twazibura oya okay probability yo kuzibona zombi imeze ite muri kimwe cya kabiri je niyo mbona nka nkeshya kuko Simba mu itsinda rya mwanyira ufite cyangwa Singida wowe uri kuvuga ngo Singida wenda oya Simba ikipe ya Ari Hilal umwanya wayo turabyemera ko ufite wa mbere biraterwa na 11 ari buze kumanura ariko izabiguruka na Murera reka izabigenda na Murera aya Murera yakwikaza Ari Hilal ni precision biri kubifata nka precision ariko Rayon Sport ko kwifata paso ahubwo Rayon Sport yo icyo ahantu itandukaniye Ari Hilal ntabwo yigeze ihinduka cyane Rayon Sport yo ahubwo yahindutse cyane ndajuriye byaba ari ikibazo gikomeye Aperi na Rayon ziri kimwe cya kabiri zombi ndajuriye Ari Hilal izazamukana na Rayon Sport Aperi izamuka ari iya mbere Simba nayo izamuka ari iya mbere ubu niko byakabaye tubyifuza ariko Aperi izaba iya mbere kubitane na Rayon Sport hari ubu niko byakabaye cyifuza urumva yemeye Simba na Ari Hilal amakipe yacu mu Rwanda iri buze kureba nabi ibihamagara zagurira bitire match za gishuti mu Gisekafi zabikirimo bava zose ko zimanuye intwaro reka nkwereke nta motifu nshaka kuvuga ngo ikipe nishya ngo urabona sinzi bwo hari nibizaza ngo urabona ngo dore gushyira Aperi kuri pressure cyari Rayon Sport kuri pressure abanyarwanda barashaka izi kipe zihagararira u Rwanda neza n'igikombe giterwa n'ungana nyakubahwa Perezida wa Repubulika iyo message afana CDS yahaye abakinnyi b'ikipe ya Aperi nizere neza ko no mu nzove iyo message yageze ku bakinnyi ndavuga itanzwe na Murenza Budara cyangwa se n'abandi bayobozi ba equipe yagira akanyenyeri bavuga ko barira oya iyo si motifu iyo si motifu bavuga ko bagiye mu irushanwa match eshanu kwanza final ya Rayon Sport izamuka nka best loser igahora na Aperi mu kimwe cya kabiri nuvuga ngo icyo bivuze nuko twaba dufite ikipe kuri finale kamuka baharane byibuze icyo ngicyo wenda imwe isigere kimwe cya kabiri tuvuga ngo kuri finale mu ikipe imwe yo mu Rwanda nukumva tujye kubona tukabona nka Ari Hilal ihura na Simba kuri finale ya Sekafa koko byibuze nko kundi ari ingingo ibyo bya best loser ntakeneye kubyumva hari ingingo ngari kubwira abantu kiri tsinda agenda ariyobora akwiye kuriyobora akwiriye njye sinumva ariko ikibazo Ari Hilal yatangiye imyitozo kera ariko uwitwa Gibo Kasa match nawe yazikaniye cyane naho niho hari ikibazo cyonyine ariko ubundi Rayon Sport ikipe bamwe nica abandi rasaba abagibukasa babivangira Ari Hilal binakwemeye n'umutozo ura yari ifite yari mwiza ariko kuri CV Gibukasa kuri CV Bukasa ni munini ugereranyije nande ugereranyije n'abatoza benshi bo mu Rwanda bajya kunganya aya abarushiki kweli kuri CV kurikirane neza Siri Popo namubonye ari ryamama ari inyuma namubonye ari ryamama ari inyuma muri national team national team Eric Shimimana ntayirimo waramubonye ariko iterwa urucungu nayivuyemeje Rupopo wabona gisanzwe Rupopo ari sanzwe undi wayitoje ninde mu matsinda si ikipe muri abatuzana mu Rwanda mwabo bahana ingo tuvuga mu matsinda abonye ibintu yakinaga Rupopo ko yari hasi cyane Bari match zoroheye Ari Hilal Rupopo Singida bikubwa ati bitwa Jonathan Sowa ngo arabakubita bakigaruye kivuye Simba byaranze Jonathan Sowa cinjiye muri Simba gitwika ifoto ya engineers Singida ya Eme nawe ngo arayamahirwe aya Singida nabonye none se Eme wowe enye ubona nizi yagiye guheza umwuka hari enye ubona nize kimwe cya kabiri ko navuze genye enye zanjye isawe ubonamo hariya mu busesenguzi ukurikije navuga ngo ikipe zanjye nyemona harimo ikipe yitwa APR iyi groupe ku neza cyangwa ku nabi igomba kuyoborera itsinda
nitaye kuri karite ngo sinzi Vipers champion wa Uganda APR uko wabonye tera Power Dynamos ni Kigali cyagiye yitsinda byoroshye bisanzwe kandi Power Dynamos ari ikipe imeze neza ndashaka APR tera Power Dynamos muri ubwo buryo kubita za Vipers itera izo za Vipers itera izo za Gor Mahia hanyuma ikipe itagomba kuburamo nitaye kuri 10 ni abantu baheruka muri competition par rapport y'abandi yitwa Simba Sport Club irakomeye imeze neza Simba igomba gutera yitwa Singida bazicana n'urucabana ariko Simba igomba kuba ya mbere ikipe ndikomeye ni ikipe twari Hilal irakomeye ariko nkashyiramo icyo nakwita nka rumu yo kwezita yo kuvuga ngo esi ari Hilal iri buze kuza gukanira kuko Rayon Sport ibashe gutsinda izi match ebyiri sibyo bakina n'ikipe twari Hilal bakayivanaho duro bigakunda witwa Matumona bisaba ko yabasereyemo gake gusa byibuze iyo duro ikunze bagira amanota 7 hakabonekamo best loser nabyo ndi bakomozagaho nibyo nifuza ariko muri rero tubavuga ngo amakipe yose agiye gukanira sibyo dore uko bimeze none reka ngutangarize banza wumve Mureri kubise match ebyiri izitsinze izi match ebyiri neza convincingly mu buryo bwiza yahagaze neza ari Hilal ntiyayicika mu mahoro icyo nayo ndakeye Murera ishyushye morale yabo yazamutse umufana yuzuye hariya igatsinda iyi kipe ya Zanzibar ikonvenka igatsinda ikipe ya Tusker Murera ari Hilal hariya ntiyayicika amahirwe hari nuko mu itsinda rya APR bashobora kuzatsindagurana bikarangira wenda nk'ikipe ifite amanota 9 izindi zifite 3 Gor Mahia ifite nka 3 n'ikipe ya Vipers ifite nka 3 sibyo niyo mahirwe bashobora kuzamo naho ubundi ugiye kuvuga ngo amakipe ikitwa gukomera ikipe ifite abakinnyi bakomeye Moncher ikipe yitwa Al Hilal ikipe yitwa Simba ikipe yitwa Vipers ikipe yitwa APR nizo kipe mbona zifite amakipe abakinnyi bakomeye kurusha izindi nta cyuzi nimwe ndi kubona kuri Taleb agomba gutanga imbere y'ubuyobozi mu bikombe ntabwo hakina amazina agomba gutanga imbere y'abafana mu busesenguzi bwanyu ko bibona ariko nkanifuza ko journée ya mbere umunsi izaba irangiye ku makipe yose none naza gukubita nyeze ntakuka Faustinho maze ko uri yose wayibonye maze kubona hari Hilal ariko iri buze kumanura ibyo bya ruzoro byose hakishaka kutabaterekamo match ya mbere kabaterekamo ko yakabiri match ya mbere amwe igitekerezo bafite kuko na Sekafi heruka ari Hilal yagiye ikura atangiye match za mbere iri hasi iranganye ikipe ya Simba igitekerezo ifite muri Sekafa ndaza kukira muri match yabo ya mbere ikipe ya APR n'urucabana igomba kumanuramo 11 bose erega ibyo 11 uri kuvuga nibyo twavuze kuva ku mutoza kuko hari message umutoza yahawe yongererwa amasezerano ariko nazahindura nizere ko aribo ba mbere be 11 azamanura kuko urumva iyo message erega Tarebu tuzi ntago ajya avumbura Tarebu se ngakora ibintu tutazi ngo bone ngo azanyira gwa haji ku 10 kiwanuka ngo ariko yanamuzana kiwanuka we yanamubanza message yahawe no gutwara igikombe yongera amasezerano message ubuyobozi bwahaye abakinnyi ndetse bwahaye n'abatoza ubwo basuraga ino equipe no kubibutsa agaciro k'igikombe byakayo turi kubonamo best loser kishobora guturukamo yitwa Singida aka ntasinga biragoye buke bigoye bitese Singida uretse Simba ni yinde yitandika muri ratsinda bigoye bite Singida rega yatakaje abakinnyi benshi